irafatanya irahaguruka kunesha umwanzi nta kizaduteranya. Nanone nshuti mukundwa, nongeye kuguha ikaze hano kuri Jye na Yesu Ministry, aho dukomeje cya kiganiro cyacu itorero ry'Imana mu isi. Ubushize twaganiriye ingingo ikomeye cyane yerekeye umumaro w'ibyanditswe byera mu gusobanukirwa amateka y'itorero. Uyu munsi noneho tugiye kuganira mu buryo bw'umwihariko amateka y'icyo gitabo ya Bibiliya. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data wa twese uhoraho, turagushimiye ko duhaye andi mahirwe yo kurambura byanditswe byera ngo dusobanukirwe amateka y'ibyahozeho kera, kandi mu buryo bw'umwihariko tugiye kwiga amateka y'iki gitabo cyitwa Bibiliya. Utwungura ubwenge ngo dusobanukirwe n'ubushake bwawe mu izina rya Yesu, amen. Ubushize twabonye isezerano rikomeye cyane ko Uwiteka azatwigisha, ndetse ijisho ry'Uwiteka rizaguma kuri twebwe igihe tuzemera kuza aho ari kugira ngo atwigishe. Aka kanya rero tugiye gusuzuma mu buryo bw'umwihariko amateka y'icyo gitabo cyitwa Bibiliya. Kubera iki se dukwiye guhera ku mateka y'igitabo cyitwa Bibiliya? Ni ukubera yuko ariyo shingiro ry'imyizerere yose. Hari abandi bemera ibindi bitabo, nk'Ababuda bafite igitabo cyabo, Abayisilamu bafite igitabo cyabo, n'abandi. Ariko twebwe twahisemo Yesu. Twizera rero ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, igitabo cyahumetswe. Muri aka kanya rero tugiye kureba ku byerekeye Bibiliya. Twige ngo mbese Bibiliya isobanuye iki kuri twebwe? Twige amateka yayo, mbese yanditswe gute, yanditswe na bande, kugira ngo turusheho kumva ijambo ry'Imana no kurigirira icyizere. Iyi Bibiliya yatangiye kwandikwa kera cyane, ahagana mu 500 mbere ya Kristo, kandi umwanditsi wa mbere wagerageje kwandika Bibiliya ni umugabo witwa Mose. Igitabo cya mbere yanditse ni igitabo cya Yobu, nubwo kiri hagati y'ibindi bitabo, ariko kiriya gitabo cya Yobu nicyo gitabo cyabanjije kwandikwa mu bindi bitabo byose bigize Bibiliya. Yacyanditse ari mu misozi y'Imidiyani, igihe yararagiye intama zo kwa shebuja Yetiro. Igitabo cya nyuma cyanditswe gishobora kuba ari inzandiko za Yohana, urwandiko rwa 3 rwa Yohana, cyangwa se igitabo cy'ibyahishuwe. Abantu babivugwa kwinshi, ariko ni Yohana wanditse bwa nyuma igitabo cya nyuma cya Bibiliya, ahagana muri 95 cyangwa 96 nyuma ya Kristo. Urumva yuko haciyemo imyaka myinshi, yafashe ibinyagihumbi bigera kuri 2, guhera mu 500 mbere ya Kristo kugeza muri 96 nyuma ya Kristo. Abanditsi bagiye bandika rero baratandukanye, no mu bihe bitandukanye birumvikana. Tubona abanditsi nk'abami, tuzi umwami Dawidi, tuzi umwami Salomo, tuzi umwami Nebukadinezari wagize inyandiko yandika mu gitabo cya Danieli igice cya 4 cyanditswe n'umwami Nebukadinezari. Abo ni abami banditse bimwe mu bitabo bigize Bibiliya. Nyamara hari n'abarobyi, abantu batize, batagize amahirwe yo kugera mu ishuri, batazwi ku rwego rukomeye nk'urwo ngurwo. Abo Bibiliya ijya yita abanyamusozi. Tubasha gutekereza Petero, tubasha gutekereza Yohana. Abo ngabo bari abarobyi, ariko banditse ijambo ry'Imana. Tubona bari muri kariyeri zitandukanye, nk'abaganga, tuzi muganga Luka. Tubona abasekreteri ndetse n'abakarani mu bijyanye no kusoresha imisoro. Tuzi nka Ezekeri, tuzi Matayo wanditse ubutumwa bwiza bwa Matayo. Tubona n'abashumba biberaga mu misozi iyo ngiyo. Izo ni kariyeri zitandukanye ubona zidafitanye isano, ariko kandi bose bagize uruhare mu kwandika ijambo ry'Imana. Igitangaje ni uko abo bantu bafite background zitandukanye. Bamwe babayeho mu buzima buhebuje icyubahiro bwa cyami. Ubwo ntabwo tuvuze ba Danieli, bari abantu bakomeye cyane mu by'ubwenge, ariko hakaboneka n'abandi bantu baciriritse cyane nk'abashumba, abarobyi batageze mu ishuri. Ariko igitangaje ni uko ibyo banditse mu bihe bitandukanye kandi by'amateka, ibyo bintu byose bigenda bigahuza, ntihagire ikivuguruza ikindi. Ibyo ni byerekana yuko hari uwari uyoboye ubwo bwanditsi bw'igitabo,
kandi twarabisobanukiwe. Petero yarabyanditse aravuga ati ijambo ry'Imana rikwiye kwizerwa ndetse ni umucyo ukwiye kumurikira abantu, ngo dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, muzamugize neza nimuryitaho. Maze akomeza ayo magambo yerekana yuko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ritanditswe uko abantu babyiboneye, atari nayo mpamvu dukwiye kubisobanura uko tubyiboneye, ahubwo ngo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Ni umurongo wa 21 w'igice cya mbere cy'urwa mbere rwa Petero, niho ayo magambo aboneka. Mbega ukuntu ijambo ry'Imana ari ijambo ryo kwizerwa, ryanditswe n'abantu batandukanye bafite imico itandukanye mu bihe bitandukanye bidahuje by'amateka, kandi ku bantu babayeho ubuzima nabwo budahuye rwose mu by'ubu buzima, mu bya stati sociale. Ariko ibyo byose kubera ko ari ijambo ry'Imana ryabyandikishije, ntabwo bijya bivuguruzanya. Abagerageje cyangwa se abasonzoranije iki gitabo badukoreye umurimo mwiza cyane wo kukigabanyamo ibitabo bitandukanye kugira ngo tubashe kugisoma bitworoheye. Iyi Bibiliya dukoresha nk'iyo Bibiliya y'Abaprotestani bemera yuko ibyandiko zirimo arizo zo kwizerwa nk'inyandiko zahumetswe, igabanijemo ibitabo 66. Isezerano rya Kera rifite ibitabo 39, Isezerano rishya rifite ibitabo 27, kandi ibyo bitabo byose uko ari 66 byagabanijwemo ibice 1198, ndetse ibyo bice nabyo bigenda bigabanwamo kugira bagize imirongo igera ku 31 n'imirongo 175. Ibindi byo kumenya kandi by'agaciro ni uko igice kirekire muri Bibiliya ni Zaburi 119, igice kigufi ni Zaburi 117. Abantu b'Imana bajye mu byanditswe byera barebe uko izo zaburi ziteye. Kandi umurongo muremure muri Bibiliya uboneka mu gitabo cya Esteri igice cya 8 umurongo wa 9. Umurongo mugufi ni 20 dusanga mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 13 n'uwa 17, hatubwira iby'amategeko y'Imana. Umurongo wa 13 turatubwira ngo ntukice, umurongo wa 15 ukatubwira ngo ntukibe. Ayo ni amategeko y'Imana, itegeko rya 6 ndetse n'itegeko rya 8. Umurongo uri hagati muri Bibiliya tuwusanga muri Zaburi y'118 umurongo wa 8, kandi izina rirerire muri Bibiliya turibona muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 1, izina ryitwa Maherisharari-Hashibazi. Kandi izina rigufi muri Bibiliya rigizwe n'inyuguti ebyiri, turisanga mu rwa 2 rw'Abami igice cya 17 umurongo wa 4, ryitwa So. Igitangaje, hari igitabo kiboneka muri Bibiliya muri biriya bitabo 36 kitabonekamo ijambo Imana, nubwo ari Imana yacyandikishije kandi gifatwa nk'igitabo cyahumetswe. Ni igitabo cya Esteri. Binyigisha icyigisho gikomeye cyane yuko nubwo tutavuga twajya ahantu batemera Imana, tubasha kubereka ibitangaza by'Imana bikomeye yakoreye mu byo yaremye n'urukundo tubonera mu mibereho yacu ya buri munsi. N'uburyo Pawulo yigeze gukoresha ageze mu gihugu cy'Abagereki, mu ntara y'Abagereki yitwa Atenayi, abwiriza abantu baho ubutumwa bwiza adasomye ijambo ry'Imana, ahubwo ahereye kuri filozofi zabo n'ibyo bakora byo kuramya ibigirwamana. Ababwira ibyo igicaniro bubatse cy'Imana itazwi, aravuga ati iyo Mana niyo mbabwira. Yahereye kuri filozofi zabo. Igitabo cya Esteri rero nacyo ni igitabo cyantangaje cyane, ntikibonekamo Imana ariko gifite ubutumwa bukomeye cyane, ubutumwa bwa gihanuzi. Ahari Uwiteka naduha amahirwe tuzaganira ku gitabo cya Esteri mu buryo bw'umwihariko n'ubutumwa kidufitiye. Iki gitabo rero ndashaka kugaruka ku buryo cyarwanijwe na Satani mu buryo bukomeye cyane, ndetse kugira ngo kizimire mu bantu burundu, kizimire mu isi. Ikintu cya mbere ndavuga ku ntambara ebyiri gusa kubera yuko igihe ari kigufi, uburyo Satani yakigabyeho ibitero bikomeye. Igitero cya mbere ni uko iki gitabo cyageragejwe kongerwamo ibindi ibitabo bitahumetswe. Icyo ndaza kukigarukaho mu buryo bw'umwihariko. Igitero cya kabiri ni uko iki gitabo Satani yiyemeje kugica mu bantu kugira ngo kibagirane burundu, abantu be kumenya yuko cyanabayeho. Ni ibintu bikomeye cyane byari byarahanuwe n'ijambo ry'Imana, tuzabigarukaho mu mateka y'itorero. Ariko iyo dusomye igitabo cya Daniel twaganireho mu gihe cyashize,
dusanga ubuhanuzi buri muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 25 atubwira iby'agahembe gato kiyemeje kurwanya abera byisumba byose bikahindura bihe n'amategeko. Ako gahembe gato rero ngo kasiribanze iby'ukuri kabijugunya hasi. Ayo ni amagambo ari muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 12. Kiyemeza rwose kwibagiza abantu iby'Imana. Tubisobanukiwe neza iyo tugiye mu mateka y'itorero mu buryo bw'umwihariko mu gihe cy'ubutegetsi bw'ubupapa uhereye muri 538 gukomeza, yuko Bibiliya yaciwe mu bantu n'ugerageje kuhindura mu rurimi abaturage bumva akabihanirwa bikomeye, kubera yuko abapadiri nibo bari bemerewe gusoma iki gitabo, nabo bakabanza kwiga ikilatini kubera yuko iki gitabo kitacyemerewe guhindurwa mu ndimi abaturage bumva, cyabaga mu rurimi rumwe gusa, ururimi rw'ikilatini. Mbega ukuntu byari ibihe bidasanzwe. Ibyo bihe byiswe ibihe by'umwijima, igihe abantu batari bafite umucyo w'ijambo ry'Imana. Abafaransa bakise Moyen Age. Kiriya gihe rero cyari igihe kibi cyane, kandi amateka twereka yuko yazanye impinduka zikomeye cyane, abantu b'Imana bararengana. Icyakora byatumye umugabane wa Amerika uvumburwa, abantu bahungirayo, ijambo ry'Imana ryongera kugira agaciro. Tuzi umugabo nka Husi na ba John Wycliffe bagerageje kugeza abantu ijambo ry'Imana. John Wycliffe we ndumva ari wabanje kugerageza no kuhindura mu rurimi rw'icyongereza, niba ntamwitiranije na Husi, kugira ngo abantu bamenye iyi Bibiliya. Ariko urupfu yapfuye, akarengane kamugezeho karashishana cyane, yaratwitswe. Mbega ukuntu ijambo ry'Imana ryanzwe. Hari hariho itsinda rihiga abantu basoma ijambo ry'Imana, rihiga Bibiliya, ngo abantu b'Imana bahoranaga amazi ku ziko kugira ngo igitero kije kugota cyangwa se kije guhiga Bibiliya nikibageraho babashe gufata ubugari cyangwa se ifu y'ubugari bayisuke mu mazi, bahite bavuga ubugari, ya Bibiliya bayivugire mu bugari, cya gitero nikizabona abantu bari gusonga ubugari be kubona cya gitabo cyitwa Bibiliya. Hari abantu barwanya intambara ikomeye kugira ngo iki gitabo tube tukigifite. Tuzirikana cyane itsinda ry'Abawardens cyangwa se Abavaudois bo mu misozi ya Piedmont ryo mu Bufaransa, bakomeje kurwana ku rw'iki gitabo, bakakijyana mu ngoro z'abami. Iki gitabo kigakomeza kubaho, ngo abakobwa babo bajyaga bandika inzandiko zacyo, bakagenda bakakijyana bagiye gukora imirimo y'ububoyi, imirimo iciriritse, kugira ngo abantu b'Imana bamenye ijambo ry'Imana. Inshuti y'Imana, hari abantu benshi bapfuye kubera iki gitabo, hari abantu bakirwanyeho, ariko na n'uyu munsi kiracyahari. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Navuze ko ndi butinde kuri kiriya gitero cya mbere cy'uko abantu bagerageje kongera ibitabo bimwe bitizewe cyangwa se bitahumetswe muri Bibiliya kugira ngo nabyo byitwe ibitabo byahumetswe, kandi bakibyiringira yuko ari ibitabo byo kwizerwa, byabagejeje ku yindi myizerere cyangwa se ku bundi butumwa bunyuranye n'ijambo ry'Imana. Ibyo ni ibitabo byiswe livre apocryphe cyangwa se apocrypha, inyandiko zaretswe. Livre rejeté, apocryphe bisobanuye rejeté cyangwa se byaretswe, bitafashwe nk'ibitabo byahumetswe. Iyo rero tugiye kureba nka Bibiliya Abaprotestani bakoresha, nayo imaze kuvuga igizwe n'ibitabo 36, tukaba n'ibitabo biboneka muri Bibiliya y'Abakatolike, ni ibitabo bitandukanye. Ese ibyo byakomotse tubasha kwisobanukirwa dute? Bidusubiza mu mateka yo mu gihe cya mbere ya Kristo, tukareba uko Bibiliya Isezerano rya Kera ryanditswe. Ndagira ngo mbwire ko Abaprotestani bino bitabo 36 bafite bikomoka kuri Bibiliya y'Abayahudi yanditswe mu Giheburayo. Iyo Bibiliya yitwa Tanakh. Ino Bibiliya yitwa Tanakh, iyi Tanakh ni impine y'amagambo atatu. Ijambo rya mbere ni Torah, aho bavanye Yota, irindi ni Nevim, ariho bavanye Yona, iyindi ni Ketuvim, ayo bavanye Yoka, bikabyara Tanakh. Iyi ikaba ariyo Bibiliya y'Abaheburayo. Torah isobanuye amategeko, Nevim bisobanuye abahanuzi, kandi Ketuvim bisobanuye izindi nyandiko. Bisobanuye iki rero? Bibiliya y'Abaheburayo igabanijwemo ibice bitatu: igice cya Torah, amategeko, igice cya Nevim, abahanuzi, n'igice cya Ketuvim, arizo nyandiko zisanzwe cyangwa se izindi nyandiko. Iyo Bibiliya, ibyo bitabo byose, ibyo bice bitatu
bibyara ibitabo 24. Iyi toha ifite ibitabo 5 ari nabyo bitabo dufite muri Bibiliya, ibitabo bya Mose, ni igitabo cy'Itangiriro, Kuva, Kubara, Gutegeka kwa kabiri ndetse n'igitabo cy'Abalewi. Hakaza umugabane wa kabiri wa Nevimu cyangwa se abahanuzi, igabanijwemo imigabane 2 muri iyo Tanake. Hari Nevimu Rishonim cyangwa se former prophets, abahanuzi babanje. Uwo mugabane dusangamo igitabo cya Yosuwa, tugasangamo igitabo cy'abacamanza, tugasangamo Samweli, tugasangamo n'igitabo cy'abami. Mvuze Samweli nk'igitabo kimwe, mvuze n'abami nk'igitabo kimwe, ariko muri Bibiliya ya Protestant ho tusanga ibyo bitabo Samweli afite ibitabo 2 ndetse n'abami bafite ibitabo 2. Bivuze ngo muri Tanak ibyo bitabo ni kimwe. Niyo mpamvu nyine bibyara ibitabo 24 mu gihe twebwe bibitabo 39, nuko ari bigiye biri kombine. Ariko nta jambo na rimwe ryigeze ritakara haba kuri Bibiliya y'Abaheburayo Tanak, haba n'umugabane w'isezerano rya kera y'Abaprotestant. Hari rero na Nevimu Akaronim cyangwa se Later Prophet, abahanuzi bakurikiyeho. Dusangamo Yesaya, dusangamo Yeremiya, dusangamo Ezekiel, tugasangamo n'igitabo cyiswe 12 cyangwa se The 12, gikubira hamwe babahanuzi 12 batoya dusanga muri Bibiliya y'Abaprotestant. Undi mugabane ni Ketuvimu nk'uko nabivuze, ugizwe n'ibitabo 11. Harimo Zaburi, harimo Imigani, harimo Yobu, harimo igitabo cy'indirimbo za Salomo, harimo igitabo cya Rusi, harimo igitabo cy'amaganya ya Yeremiya, harimo igitabo cy'umubwiriza, harimo igitabo cya Esteri, harimo igitabo cya Danieli. Twigeze kubiganiraho ko Danieli muri Tanaka adafatwa nk'umuhanuzi, ahubwo afatwa nk'umunyabwenge wanditse ibintu by'ubwenge bukomeye. Hakabamo n'igitabo cyitwa Ezira Nehemiya. Bivuze ngo igitabo cya Ezira n'igitabo cya Nehemiya ni igitabo kimwe muri Tanake. Hakaza n'igitabo cy'ibyo ku ngoma, nacyo ni kimwe muri Tanake, nubwo mu Bibiliya y'Abaprotestant ari ibitabo 2, igitabo cya mbere n'igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Nguko uko Bibiliya y'Abaheburayo iteye, ari nayo Bibiliya Abaprotestant bafashe nk'inyandiko zera nk'umugabane w'isezerano rya kera. Ariko igihe cyarageze mu gihe cy'ubwami bw'Abagiriki, haza kubaho guhindura Bibiliya y'Abaheburayo mu Kigiriki. Igihe bahinduraga hongewemo ibindi bitabo mu buryo bw'umwihariko mu gihe hariho ubutegetsi bw'Abamakabe. Ndumva twarabiganireho mu byigisho byatambutse ayo mateka y'Abamakabe. Icyo gihe rero bongeyemo izindi nyandiko zidasanzwe, kandi izo nyandiko zagaragaye nk'aho izo nyandiko zitizewe. Ndatanga ingero zimwe muri izo nyandiko. Harimo nk'igitabo cy'Abamakabe, hakabamo igitabo cya mwene Sirake, hakabamo Baruki, hakabamo Yudita, hakabamo Tobi, hakabamo igitabo cy'ubuhanga, ndetse igitabo cya Danieli cyongeweho ibindi bice. Nuko ibyo bitabo rero byagaragaye ko bifite amahame anyuranije n'inyandiko zera. Twamaze kubona ko nubwo Bibiliya yanditswe mu bihe bitandukanye, ibihe birenga imyaka 1600, ariko abayanditse ntabwo bigeze bavuguruzanya, kuko Mwuka w'Imana ari we wabayoboye. Ariko ibyanditswe muri iki gihe cy'Abamakabe, izi nyandiko ziswe apokrifa ku Baprotestanti, ni inyandiko zagaragaye ko zifite andi mahame anyuranye n'ijambo ry'Imana bya bitabo bindi dufite byigisha. Ndatanga ingero nkeya ku nyigisho zidasanzwe ziboneka mu bitabo apokrifa. Navuze yuko biboneka muri Bibiliya y'Abakatolike, binyuranije n'amahame ijambo ry'Imana ubwaryo risanzwe ryigisha. Icya mbere ni uko bivuguruzanya n'ukuri byanditswe byera byigisha. Nari maze kubivuga, ahubwo nagiye gutanga ingero. Urugero rwa mbere ni uko byigisha agakiza gashingiye ku mirimo. Bino bitabo byigisha agakiza gashingiye ku mirimo. Ijambo ry'Imana ubwaryo mu Efeso igice cya 8 n'uwa 9 aratubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ubwo nibwo butumwa bwa Bibiliya, nuko agakiza tukahabwa kubwo kwizera, ni impano y'Imana, nkuko tubisanga mu Baroma igice cya 3 ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Agakiza rero ni impano, ni kubwo kwizera gusa, ntabwo ari ku mirimo. Ibi bitabo rero byo byigisha ko agakiza gakomoka ku mirimo.
genda usome igitabo cya Tobi igice cya 12 umurongo wa 9, hazakubwira amagambo akomeye cyane avuga ngo imfashanyo igobotora umuntu mu rupfu ikamukiza icyitwa icyaha cyose, kandi n'abayitanga bagapfa bisaziye. Imfashanyo ivana umuntu mu rupfu, bivuze ngo imirimo yo gufasha ifasha uyikora. Igice cya 14 cy'igitabo cya Tobi baratubwira ngo bityo rero bana banjye nimurebe gutanga imfashanyo icyo bimara nk'uko uhemuka bimubyarira urupfu. Bivuze ngo guhemuka bibyara urupfu, ibyo ni ukuri kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko gutanga imfashanyo ntabwo bitanga ubugingo, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko agakiza ari ubuntu. Urundi rugero ni uko ibitabo byigisha ihame ritemerwa na Bibiliya ryerekeye purgatori. Purgatori bisobanuye iki? Yuko iyo umuntu amaze gupfa hari ahandi hantu anyura kugira ngo ajye gutunganwa. Wari umunyabyaha abona igihe cyo kongera kwezwa. Iryo ntabwo ari ihame rya Bibiliya. Tujya tubona abantu b'Imana bo mu miryango yacu y'abakatolike basabira misa ababo bari muri purgatori, bari kubabazwa kugira ngo bamaremo igihe gitoya, ariko uko ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya rwose. Dusoma amagambo y'Imana ari mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 27 atubwira ngo abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza. Ibyo umuntu atakoze akiri muri ubu buzima, reka twe kwibwira yuko azabona amahirwe yo kubikosora igihe azaba yapfuye, kubera yuko icyo gihe kizaba cyarangiye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uyu munsi numva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Reka turebe iri hame rya purgatori aho turisanga muri ibi bitabo. Turambure mu rwa 2 rw'Abamakabe igice cya 12 amagambo tubona ku murongo wa 41 kugeza wa 45. Haratubwira ngo nuko bose ngo bamare gushimira Nyagasani ibyo yari yakoze, we mucamanza utabera kandi ushyira ahagaragara ibyihishe, batangira gusenga basaba ko icyo cyaha cyakozwe cyababarirwa rwose. Hanyuma intwari Yuda agira abahakoraniye inama yo kwirinda icyaha icyo ari cyo cyose, kuko bari bamaze kwibonera ubwabo ibyabaye bitewe n'amakosa y'abari bapfuye. Amaze gukoranya amaturo y'abantu be, yohereza i Yerusalemu amadarakima 200,000 agira ngo bature igitambo cy'impongano y'ibyaha. Icyo gikorwa cyiza kandi cya gipfura yaragitunganyije abitewe n'uko yazirikanaga izuka. Kuko rero iyo ataba yizeye ko abaguye ku rugamba bagombaga kuzuka, gusabira bapfuye ntacyo byajyaga kuba bimaze, ndetse byari n'ubucucu. Nicyo cyatumye ategeka ko batura icyo gitambo cyo gusabira abapfuye kugira ngo bavanwe ku ngoyi y'ibyaha byabo. Ngaho aho ihame rya purgatori ryavuye yuko dushobora gusabira abapfuye ngo bavanwe ku ngoyi y'ibyaha byabo, ariko uku ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya. Ijambo ry'Imana Yohana igice cya 2 umurongo wa 12 ngo icyakora bamwizeye, abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukwizera kuduhesha kuba abana b'Imana, ntabwo ari uko bene wacu badusabiye. Oya, noneho no gusabira abapfuye, iryo ni ihame ritari ryo kwizerwa, kubera yuko ridakomotse mu byanditswe byera, ahubwo rinyuranyije n'ukuri kwa Bibiliya rwose. Urundi rugero ni uko ibitabo bya apokrifa cyangwa se ibitabo byaretswe n'abaprotestani byigisha yuko Imana ivugana n'abapfuye, kandi ko abapfuye nabo bashobora kudusabira. Ibyo turabizi ko hariho ihame ry'abatagatifu, kumva ngo mutagatifu Eric udusabire, ariko iryo ntabwo ari ihame rya Bibiliya, ndetse ni ikinyoma gikomeye cyane cyadutswe no kivangwe muri izi nyandiko za apokrifa. Ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 19 hatubwira ngo ukize, hatubwira ngo mbese iby'abazima byabazwa bapfuye. Igisubizo ni oya, kandi igitabo cy'umubwizwa nacyo cyabisubiyemo, cyatubwira ngo abazima bazi ko bazapfa. Uzasoma igice cya 4 umurongo wa 5, abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. Nuko rero ntabwo bari muri state, bari muri eta itabemera kugira icyo bamenya. Ijambo ry'Imana ryarabivuze uko umuntu yaremwe mu gitaka, amaze kubumbwa iyo stati umwuka w'Imana imumenkeramo umwuka w'ubugingo. Gupfa rero ni ugutandukana k'umwuka w'ubugingo n'iyo stati cyangwa se uwo mubiri. Iyo bitandukanye rero nta gaciro kimwe kiba kigifite, ntabwo kimwe gikomeza kubaho. Kubera iki? Mbere y'uko Imana imumekera umwuka w'ubugingo
muri ya stati imaze kurema, muri cya kibumbano imaze kubumba, dukwiye kuzirikana yuko ubwo butaka bwari buhari na mbere, ariko ubwo butaka ntabwo bwari umuntu. Icya kabiri ni uko umwuka w'Imana yari ahari, ariko uwo mwuka ntabwo yari umuntu. Nuko rero gupfa ni uko umwuka usubira aho waturutse, igitaka nacyo kigasubira mu kindi gitaka. Ntabwo rero umuntu aba ariwe. Cyakora twemera yuko hazabaho umuzuko w'abapfuye, ibyo bikongera guhura ku bw'ubushobozi bw'Imana ndengakamere tutabasha gusobanuza siyansi iyo ari yo yose uretse kubyizera. Nuko rero bino bitabo byigisha ko Imana ivugana n'abapfuye birabeshya rwose. Iryo hame turisanga muri Baruki, mu gitabo cya Baruki igice cya 3:4 batubwira ngo, Nyagasani mushobora byose, Mana ya Isirayeli, umva gutakamba kw'abapfuye ba Isirayeli. Oya, ayo masengesho ntabwo Imana izayumva, kubera yuko Imana itavugana n'abapfuye. Ikindi kintu ubu butumwa buboneka muri ibitabo byigisha, nuko byigisha yuko irema ryabayeho ryifashishije ibyahozeho. Ariko ijambo ry'Imana se tubwira ngo iki? Abaheburayo igice cya 11:3 atubwira ngo kwizera niko kutumenyesha yuko iyi si yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye iboneka bitaremwa mu bigaragara. Kandi umunyazaburi yongeye kubivuga ati, Imana yarategetse biraba. Yaravuze biraba, itegetse birakomera. Ariko ibi bitabo byigisha yuko hari ukuntu byagenze, yuko Imana yifashishije ibyahozeho. Uzasoma igitabo cy'ubuhanga igice cya 11:17 hazabigusobanurira. Baravuga ngo nyamara ikiganza cyawe cy'igihanganye cy'impangare nticyahindagana, cyo cyaremye isi kiyikuye mu busa, mu kubateza ibirura bitabarika n'intare z'inkazi. Ngo ikiganza, ariko ijambo ry'Imana niryo ryategetse biraba. Umuntu waremwe n'ibiganza by'Imana, ikiremwa cyaremwe n'ibiganza by'Imana ni umuntu, nk'uko tubisobanukirwa. Ikindi, zimwe mu nyandiko ziboneka muri iki gitabo zibonekamo amakosa, cyangwa se muri izi nyandiko za apokrifa dusangamo amakosa y'inyandiko ubwayo. Dufata urugero ku bitabo bibiri, igitabo cya Tobi. Uyu Tobi agaragazwa nk'uwariho igihe Yerobowamu yigomekaga ku butegetsi bwa Rehobowamu umuhungu wa Salomo, nahagana muri 931 mbere ya Kristo. Uzabisome muri Tobi igice cya mbere 1-3. Icyo gihe iki gitabo cyerekana ko Tobi yari ariho. Ariko nanone iri somo rikamugaragaza nk'umuntu wariho igihe Abasiriya bateraga ubwami bwa Isirayeli, ubwo bigeze muri 721. Ubwo byatubwira yuko yaramye imyaka irenga 200. Ariko Tobi igice cya 14:1-2 hatubwira ko ahubwo uyu mugabo yaramye imyaka 112 gusa. Nuko niba yari ariho mu gihe cya Yerobowamu, ntabwo bishoboka ko yaba yari akiriho mu gihe aba Basiriya bateraga ishyanga rya Isirayeli muri 700, kubera yuko hamaze imyaka irenga 200 mu gihe we yaramye imyaka 112. Urundi rugero ni mu gitabo cya Yudita, umurongo ubanza w'iki gitabo uhamya Nebukadinezari nk'umwami w'Abasiriya, kandi uyu mwami w'Abasiriya akaba yari afite umurwa mukuru witwa Nineve. Dusoma muri Yudita igice cya mbere umurongo wa mbere. Ariko kandi amateka dusobanukiwe kandi tubisoma no mu zindi nyandiko za Bibiliya yuko Nebukadinezari atari umwami w'Abasiriya, ari umwami w'i Babuloni. Kandi uyu mwami w'i Babuloni yari afite umurwa mukuru wa Babuloni, ntabwo ari umurwa mukuru wa Nineve. Ibindi tubasha kuzirikana ni uko bino bitabo bya apokrifa, izi nyandiko ntabwo zigeze zifashishwa n'abanditsi b'isezerano rishya nk'uko izindi nyandiko zifashishijwe. Yesu Kristo atubwira ibya Yona. Yigeze avuga ati nta kindi kimenyetso mbahaye uretse Yona. Urumva ko Yesu Kristo yavuze Yona. Yesu Kristo yatubwiye igitabo cy'Itangiriro. Yaravuze ati mwibuke Mukaroti. Yesu Kristo yavuze ibitabo bya Mose. Yari ari kumwe n'abantu, yari ari kumwe n'abigishwa be mu nzira igima hose, ngo yatangiriye kuri Mose n'abahanuzi abasobanurira mu byanditswe kuri we. Yesu Kristo yagiye agaruka ku bandi banditsi. Tubwirwa ibya Mukaroti Yesu Kristo yavuzeho, kandi n'izindi ntumwa nuko nazo. Petero yagiye akotinga amagambo yo mu isezerano rya kera. Turabona ku munsi wa Pentekote avuga ubuhanuzi bwa Yoweli n'abandi banditsi batandukanye. Ariko izi nyandiko za apokrifa ntabwo tuzibona mu isezerano rya kera zifashishwa n'abanditsi b'isezerano rishya nk'ibitabo byahumetswe cyangwa se bikwiriye kwizerwa.
ikindi ni uko ibi bitabo bitigeze byemerwa nk'inyandiko zera ku bayahudi. Kanoni y'abayahudi ya Tanake twabonye ntabwo yigeze ifata izo nyandiko nk'inyandiko zera. Icyo nacyo ni igihamya cy'uko tudakwiriye kubigirira icyizere. Ikindi kandi ni uko ibitabo byanditswe mu gihe cyo guceceka, ijwi ry'Imana ritakivugana n'abantu. Turabisobanukiwe yuko uhereye kuri Malaki mu myaka 400 irenga mbere ya Kristo gukomeza ukageza mu gihe cya Yohana umubatiza, ntabwo twigeze tubona abahanuzi bavugana n'Imana muri icyo gihe. Nuko rero inyandiko zanditswe Imana itari kuvugana n'abantu ntabwo ari inyandiko zo kwizerwa. Cyari igihe cyo guceceka, igihe kitari cyiza ku bwoko bw'Imana, ishyanga ry'abayuda. Ikindi kandi abegeranije inyandiko ba mbere kanoni ntabwo bigeze bashyira izi nyandiko muri Bibiliya nk'inyandiko zo kwizerwa. Ikindi gitangaje ni uko ibi bitabo nabyo ntabwo byigeze byemerwa na Kiliziya Gatolika ubwayo ibikoresha uyu munsi ku buryo bweruye kugeza mu kinyejana cya 16 ubwo habaga inama y'Trente yahereye mu cya 546 ikageza mu cya 563. Bivuze ngo icyo gihe cyose hafi ikinyagihumbi Kiliziya Gatolika ibayeho yari itaremera zinyandiko mu buryo buri official. Yabyemeye muri iriya nama y'Trente. Ikindi cyo kuzirikana no ko abagorozi ba mbere ba Luteri, ba Wycliffe, ba Huss n'abandi ntabwo bigeze bemera izi nyandiko nk'inyandiko zera. Niyo mpamvu rero abantu b'Imana badafite izi nyandiko kandi tutazemera. Tumaze gutanga ibihamya byinshi byerekana ko icyari igitero cyakabwe kuri Bibiliya kugira ngo izindi nyigisho zipfuye zinjire mu ijambo ry'Imana, kubera yuko ijambo ry'Imana twarigereranije n'ibyo bitabo dusanga biravuguruzanya. Reka nsoreze amagambo akomeye dusanga mu ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 8. Ijambo ry'Imana ryavuze amagambo akomeye. Yesaya 40 umurongo wa 8. Makunda amagambo nkunda cyane ankomeza anyereka ko ijambo ry'Imana ari ry'agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Ngo ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Nubwo ryagabweho ibitero bikaze, ariko na n'uyu munsi riracyariho, kandi hari abakirikomeje biyemeje kurikomeza kuko ari Imana yabivuze. Nuko rero ndakurarika wowe warunteze amatwi kugira ngo nanone wongeye kugira ijambo ry'Imana icyizere kandi urihe agaciro, komeze kuryikomezaho nubwo Satani yagabyeho ibitero, ariko Imana yakomeje kuririnda kugira ngo nge nawe tube tukirifite uyu munsi. Reka dusoreze ikiganiro cyacu hano kubw'uyu munsi, tuzakomeza ibindi biganiro mu gihe kiri imbere. Uwiteka aguhe umugisha. Data wa twese uhoraho, tugushimiye uyu munsi, tugushimiye kandi ko uduha yandi mahirwe yo gusuzuma urukundo wakunze abawe uhereye mu gihe cyashize, ngo tunezezwe n'ibyiringiro by'umugisha dufite muri wowe. Nuko uzakomeze kubana natwe, utwungura ubwenge, tuvane mu gihirahiro, ahubwo uduhe gushikama no gukurikira umwana w'intama aho ajya hose. Tubyatse Imana mu izina rya Yesu. Amen.